bamukwema amaso bamuciye igitsina bagikuyeho bamukwema amaso. Umuvandimwe wacu kigaragara cyo uburyo bamwishe nabi bakamwica urupfu rw'agashinyaguro, twebwe twaraje dusanga aryamye areba ruguru, iki gice cy'imbere cyose yari ntago hagaragaraga yego muri uyu muferege niho yari aryamye. Ukumva uburyo bamwishe urubozo umva nakababaro cyane nagahinda. Muri iki gihe tugezemo abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha, bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo, bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza, bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye, harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa agahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi, ndetse hari n'abo baviramo ubugumba. Abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo bakabura uko babigenza, bakeneye muganga wizewe bakamubura, bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50 cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya amibe, igifu, umugongo nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape wahageze aba yakize. Hagati mu ifamu y'ubworozi bw'inka niho duhagaze. Aka gaferege mubona n'ubundi kari hagati mu ifamu. Ahangaha ni mu murenge wa Karangazi, ni mu kagari ka Karama, turi mu mudugudu wa Karama, aha ni mu karere ka Nyagatare. Aha mubona niho hasanzwe umurambo w'umusore, n'ubundi abaturage bamugezeho bwa mbere n'abasanzwe bakora imirimo itandukanye muri iyi famu. Abamubonye bavuga ko bari babanje kumuyoberwa bitewe n'uko ngo abamwambuye ubuzima bari babanje kumukuramo amaso ndetse bamwangiza n'ibindi bice by'umubiri bitandukanye. Gusa ngo inzego z'ubuyobozi zahageraga ababashije kumwegera baramumenye ndetse ngo basanga n'umwe mu bakozi bari basanzwe bakora imirimo yo kuragira inka muri aya mafamu. Ni ukuvuga ngo byari mu masaha ya saa 2 saa 3. Hanyuma rero narindi hano mu murima, umukecuru wacu arampamagara, amaje kumumagara kuri telefoni arambwira ngo nimuhe umukozi wari urimo hano. Noneho birangije umukozi amanuka aje kuzamura inka zari zigeze hepfo hano ku idamu. Hanyuma umukozi ahitiye hano mubonye, cisha telefoni hano mu miyenzi ndayimuhereza ngo avugane n'umukecuru. Birangije mu gihe bari kuvugana umusaza Byarugaba abaraje. Ahageze nuko aramubwira ati reka tumanuke ugende uvugira hari hepfo turi ku nka zitajya mu myaka. Umugabo atera intambwe 2-3 ati ndi kumva impumuro mba aha hantu. Hanyuma birangije rero yarageze mu bya hano haruguru ati ndi kumva impumuro mba aha hantu. Hanyuma birangije rero umusaza ati arahuririza, barahuririza, bahuririje umusore abaravuze ati hano harimo umuntu, ariko ubwo bakaba ari babiri, nge ndi hano mu miyenzi. Birangije rero babonye umuntu baramuruza, bamuruje nanjye nihutiye kuzana ingoga ndaza umuntu uje gutabara. Mageze nanjye ngo igihumure, ndareba ibintu biranshobera ndumirwa. Birangije twahise dukata ko kanya, nta nubwo n'inka twakomeje ngo tujye kuzira, twese dukata twigira hariya. Turavuge se ubu ibi bintu ko biteye ubwoba, ko bikanganye, tubigenze dute? Umusaza mukuru yahise atugira inama yo guhuruza abantu. Twahereye ko duhamagara abaturanyi, duhamagara abayobozi b'isibo. Birangije umuhungu ahita amanuka ajya kuzamura inka, azamura tujya guhuruza ubuyobozi. Yego, byari mu masaha ya saa 2 n'igice saa 3 gutyo. Yego. Uhageze se wasanze Yego, ikigaragara cyo twebwe twaraje turamureba mu ishusho y'amaso yacu yatugaragariraga ko kanya, twararebye tubona tutamuzi mu by'ukuri. Ariko hanyuma ubuyobozi bumaje kuhagera baramwegera, kuko twe twatinye kumwegera n'impumuro mbi yari ihari. Birangije baramwegura, bamaje kumwegura
ikimenyetso cyaje kutwemeza ko ari we neza. Bamukuyemo udusogisi yari yambaye, hanyuma tureba inkovu yari afite hano ku maguru twari dusanzwe tuzizi. Hanyuma birangije rero tubona ko ari we, ariko ubusanzwe mbere twari twamuyobeye bitewe n'ububyimbe yari afite, yari yabyimbagatanya ahantu hose, mbega utabona isura arimo. Twasanze ari umushumba wabaga hano. Amazina ye mu by'ukuri ntabwo ninakabashije kuyamenya neza, kubera yuko yari ahamaze iminsi igaragara nko mu kwezi niba kutarengagaho, ariko ngiye bitewe n'uko tutasabanaga cyane, nge ndi umuhinzi hano muri uyu murima, nazaga nkahinga nkataha, undi nawe agasigara mu nka. Ubwo rero amazina ntabwo ninakayamenye neza bitewe n'uko nta busabane bwinshi twagiranaga. Umuvandimwe wacu ikigaragara cyo uburyo bamwishe nabi bakamwica urupfu rw'agashinyaguro, twebwe twaraje dusanga aryamye areba ruguru, iki gice cy'imbere cyose yari ntago hagaragaraga. Yego muri uyu muferege niho yari aryamye, ni ukuvuga ngo agatuza ke dore kari kari ahangaha neza 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 neza, dore ahangaha niho agatuza kari kari, igice cyo hejuru cyari kiri ahangaha. Yego ibi bice byo hepfo byari biri ahangaha gutya, mbega yaramanutse bamuryamisha gutya. Bamwishe babigambiriye, ntago ari ibintu byabafatiyeho, bo barabigambiriye barabitegura, birangije bamwica urubozo, bamwicisha inkoni n'ibyuma. Baramukubise aha hose, bamujombaguye ibyuma mu gikanu hano, hafi yo kuba bamukuramo ingoto, kuko n'amaso yo bayakuyemo. Amaso yo bayakuyemo ntayarimo. Abaturage batuye muri aka gace bo bagaragaza ko uyu mushumba batari bamuzi, dore ko ngo yaramaze igihe gito aje gushakira ubuzima muri aka gace, ariko nanone bitewe n'uko hari mugenzi we babanaga bakorana aka kazi, bakaba bari kumushyira mu majwi bitewe n'uko ngo yabonye abuze, ariko ngo ntabimenyekanishe, dore ko ngo abakoresha babo bo bibera i Kigali, abo bashumba bakaba babanaga ari babiri muri aka gace. Umuntu wari uri aho ngaho bari baje gukingira izo nka, aho izo nka bakingiraga nyirazo ntiyari ahari, akorera i Kigali. N'umukaduhari ahora arwara, ahorana uburwayi iyo yagiye i Kigali kwivuza, yivuza ari i Kigali mu bana be. Ubwo amakuru bayakurikiranye ko uwo mushumba wundi wari wasigaye mu izo nka, ni nawe RIB yabashije kujyana kugira ngo imushake amakuru. Ariko amakuru yo aragaragaza ko ibimenyetso bigaragaza ko uwo mushumba abifitemo uruhare, ubu babanagaho kuri iyo nzu aho ngaho bacumbitse. Ubwo uwo muntu bashakishije amakuru basanga abifitemo uruhare, ariko abaturage bakaba bavuga ko babyumvise bakihagera ko uwo muntu ashobora kuba yarishwe azira yuko yamenye abantu bari bahibye inkoko. Ayo makuru niyo nabashije kumva. Impamvu tuvuga ko yaba yarabigizemo uruhare ni uko mushumba yabonye mugenzi we adahari, ntatanga amakuru ko uwo muntu yagiye atazi n'uburyo yagiye, ahubwo tukaza kumenya uwo muntu imigendere ye yarapfuye tumubona aho mu Kinani. Niyo mpamvu dukeka ko uwo mushumba bari kumwe nawe yabigizemo uruhare. Abaturage batuye muri aka gace bagaragaje ko batewe impungenge n'urugomo rukunze kuhumvikana, ndetse rimwe na rimwe rutwara ubuzima bw'abaturage. Ni ikibazo basaba inzego zitandukanye ko zikwiye kugihagurukira kikaba cyahabwa umurongo. Twe twababaye cyane cyane, ari mereye kuri bariya biciye hariya hepfo, twe twirirwanye mu rugo, yaje gufata amafaranga ya purusa, hari ikibazo agiye gukoresha, ava mu rugo ataje, bamwicira hariya hepfo umugore, umugabo bamuca nk'aho bamuciye akaguru. Ibyo twari dusa naho turi kwibagirwa. Twatangajwe n'undi wabonetse hariya hakurya, bamukuyemo amaso, bamuciye igitsina bagikuyeho, bamukuyemo amaso. Abo bantu babikora ni abantu baturuka hakurya bitwaje inkoni, n'abashumba, nta n'abandi arega. Abashumba bagiye kutwica, niyo baje bashoranye n'inkoni turakinga. Ubwo rero twiyambaza mwebwe mutuvugire, kuko abashumba b'akagari ka Karama nibo badukozeho. Abashumba b'akagari ka Karama nibo iyo baje bashoranye turakinga. Bakubita si uwo babonye wese? Iyo bamaje gusinda
nabo mwahura kuko ntibaba bakuzi ni ugukubita hari ibindi se ubwo rero turababaye kuri ibi biri kubaho turababaye kugira ngo turababaye noneho abo bapfuye hariya n'abanje n'uriya n'uwanjye ni ibibi biri kuza byiyongera ku bindi twagize n'ibyago hano napfishije w'umuhungu wanjye mbese ubu ni ibibazo turimo nta n'ikintu nanavuga. uyu mushumba se n'uwawe wari umuzi yitwaga nde? Umushumba hariya umushumba wari hariya yari yitwa Gasongo. uwo bishe uwo bishe ntago muzi namubonye ku cyumweru. Gasongo ubwo n'uwo bafunze. Gasongo n'uwo nawe ariko ku cyumweru bari hamwe. Gasongo ariko ubwo n'uwo polisi yatwaye. Yatwaye. N'umuhungu wawe? Ariko oya ntabwo wanjye sinamuzi uretse ko baza baco bitwaje inkoni naho nta n'umwana wanje w'umushumba. Ibi bintu byatuvunye cyane kubyakira mu mitima kuko ni mu cyumweru kimwe ibyo bintu bibaye dupfushije abantu bishwe gutyo muri aka kagari kacu mu bintu bidutunguye. Umwe bamukuye bamugejeje hepfo gutya baramwica umudamu w'umukecuru n'umugabo we sibye ko umugabo we wenda we yasiga ahumekamo mu minsi itatinze itagera kuri 5 twumva undi bamwiciye ngiyo tumubona we yaraboze. Ibyo bintu rero byatucanze byanatugoye cyane natwe abaturage tukiranga turi kugenda twikanga dufite ubwoba ntago dufite kwisanzura rwose ahubwo hamwe n'ibyo twasaba leta n'ubu ikadukora ubuvugizi ikadutabara hangaha abantu basa nk'ibihazi dufite mu mudugudu bagashaka uburyo bashobora kubafata bakabajyana bakabahugura kugira ngo iyo mitima mibi bafite yo kutwangiriza ubuzima ibashe kuba bacogora. Kandi nanone bigaturuka ku bantu bafite baborozi bafite abashumba baturuka ahantu bumwe barishe n'abandi bantu bakaza bo bakabakira bakabashira mu mafamu yabo bakabamo batabatse ibyangombwa nibura ngo bamenye n'ahantu baba baturuka. Ubwo rero ku buryo basigaye bica n'abantu ukabashakisha n'ahantu uwo muntu wamubariza ahantu yaturutse ukaba utabona kuko nta n'ibyangombwa baza bafite. Ariko cyane cyane bariya baborozi nibo bakabigizemo uruhare kugira ngo umuntu nimbaje aje kumwaka akazi amanze mwaka icyangombwa arebe n'ahantu aturuka ndetse namwanzuze no mu buyobozi ku buryo agomba gukora n'ayo makosa akagira ahabarizwa. Ariko ubu ngubu uri kumva nk'abo ngabo bose bakoze ayo makosa nta n'uwamenya n'ahantu baturuka. Ubwo rero cyane cyane rwose ubuyobozi bwadufasha ikintu cyerekeranye n'abashumba bari guturuka mu kagari ka Karama kuko nibo badutera ibibazo. Ubuyobozi bwadufasha bikaba ngombwa ndetse bagashyiraho n'abandi bantu bagomba kudufasha ku mutekano kuko twebwe iwacu bonyine ndabona gudahagije. Yabonye ni agahinda cyane gakomeye kuko twe hari ahantu twe turi gukora hirya yaho twumva baraduhamagaye tugerayo dusanga umuntu bamukuyemo amaso dusanga nkaha ku bugabo bwe barahakase ahangaha barahasataguye ubwo turabafasha turamuterura tumushira aho twari kumushira byanteye agahinda cyane bintera kababara. Polisi baraduhamagaye aho twakoraga ahantu twacukuraga umuyoboro w'amazi baraduhamagara ntabwo yari yambaye keretse amasogisi yonyine. Ahangaha ku gahanga hari uruguma amaso hano bayakuyemo hano aho igitsina gitereye bari basatuye ariko kitavuyeho. Ntabyo twagerageje no gufasha inzego z'ubuyobozi zari zihari twirukanka mu bigori byari biraho ngo dushake turebe wenda nko twabona n'imyenda ye turaheba. Nyine natwe tugira ubwoba tukumva yuko nk'ubu dufite ubwoba bwo gusubira mu bigori gutekereza yuko umuntu najya ajya mu bigori biresha nk'ibi ngibi bazajya bagusangamo bakaba bagutsindamo ntuzanagaragare natwe byaduteye ubwoba cyane. Gusa nanjye ikintu narindi kumva ni uko mwajya mureba abantu bakoze nk'aya marorerwa namwe mukaba nk'ubu ngubu bakarebamo nk'uwabigizemo uruhare cyane nawe bakaba bamushyira nk'ahari mu mbaga y'abantu bakaba bamurasa nawe agapfa akavaho kuko abantu bagira ubwoba agakora icyaha arivuga ati nanjye ntibamfatisha byanze bikunze nanjye baranyica. Hari uwo byabayeho Nyakigando baca umukobwa umutwe ariko aho bamuboneye uwo muntu wabigizemo uruhare baramufashe nawe bamurasira hagati y'abandi bantu. Ubwo ni ukuvuga ngo abatuye muri ako gace ka Nyakigando abenshi bagize ubwoba. N'aba bantu bari gukora ibi ngibi rero
bagiye babakora gutyo hari igihe urugomo rwagabanyuka. Hari igihe rwagabanyuka, ubu natwe turi kugenda dufite ubwoba nk'iyi mibyuko y'ibigori, turi gutinya gusubira mu bigori, dufite ubwoba ko natwe baza badusangamo bakadutsindamo. Tubibara ko hari ubwicanyi bwa kinyamaswa kandi nta wabishyigikira, ahubwo bishobotse abantu nabo baza babahana uko bisha abandi, yuko ubu n'ubwicanyi bukabije bw'indengakamere. Buri munsi bica abantu, nk'ubu urabona bavuga aba hano umwe yiciwe hirya hariya, undi yiciwe hepfo hariya, na Nyakigande ejo numvise umuntu ambwira ko biciye y'undi. Urabona n'utugari twegeranye. Ubwo rero ubwicanyi bw'indengakamere leta niyo igomba kubyigaho, nayo ikavuga iti buri muntu baze nawe bamuhanira mu ruhame. Icyananiranye ni kimwe, naho umuntu yagahanwe nk'uko yahanye mugenzi we byamugiriye nabi. Byaratubabaje cyane kuko nawe wumvishe umuntu mugenzi wawe, ukumva umunyarwanda, ukumva uburyo bamwishe urubozo, umva ni akababaro cyane, ni agahinda. Mbese natwe byaratubabaje cyane, ariko hano muri no murenge wa Karangazi rwose byaratubabaje cyane abaturage. Kubimenya twe dutuye mu mudugudu wa Bwanga hano hakurya, byageze mu masaha ya 5:00 twumva inkuru mbi itakara mu mudugudu ati Karama bahiciye undi muntu. Tumaje kubimenya turitegura, turagatireka tujye kureba, tuhagere turebe uko byifashe. Twahageze dusanga abayobozi bose bahageze n'abaganga bamaje kumufata, kumutunganya neza, bagiye kumutwara. Turaza turareba dusanga byasoje. Ubwo urumva ko ubuyobozi bwari bwahageze, natwe dutabariye igihe nk'abaturage ntacyo twari kurenzaho, ariko ihohoterwa ryo muri uyu murenge wa Karangazi bameze nabi pe. Noneho akarusho mu mudugudu wa Bwanga n'iyi Karama y'ahangaha, ihohoterwa rimeze nabi, mwadufasha mukadukorera ubuvugizi. Ejo bwo ngo barakabije cyane, aho bafashe abantu 2 kandi bose ari mu rugo rumwe. Ejo bundi umwe bakamukubita bakamwica, uwo ngo nawe ari we mugabo we, nuko yabaye afite imbaraga z'ubugabo nyine akabacika, ariko nawe n'ubungu ngo ni ikimuga, n'ubundi kumagara mu bitari Kigali ngo niyageze. Ubwo rero kumva ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego zitandukanye zirebwa n'iki kibazo, gusa ntibyahise bidukundira, ariko n'ubundi ubwo bari buze kugira icyo batangaza, by'umwihariko ubwo turi buze kumenya imyirondoro y'uyu nyakwigendera, n'ubundi turi buze kubikugezaho. Icyo usabwa no gukomeza kubana natwe 5 kuri 5. Tuvuye muri uyu mudugudu, umurambo w'uyu mushumba watwawe n'inzego z'ubuyobozi, hagiye gukorwa isuzuma kugira ngo hamenyekane nyirizina abagize uruhare mu kumuvutsa ubuzima. Abatuye muri aka gace bose baragaragaza ko ari igikorwa cya kinyamaswa cyabereye muri uyu mudugudu batuyemo. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, ndagushimira wowe tubana umunsi ku wundi.